reka nongere kugusuza, nongere kwifuriza ibihe byiza, nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe, amahoro ya Kristo abane nawe. Bibiliya yaratubwiye ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Nimba rero uri mu bihe bitakoroheye, reka nkwifurize umugisha w'Imana, kuko umugisha w'Imana uzana byose, uzana amahoro, uzana umunezero. Hanyuma welcome to our podcast, niyo ya mbere dukoze, nubwo ntazanye n'umuntu ugomba kudufasha kujya moderatinga ikiganiro cyacu. Yambwiye ngo mbanze nze nyine mbakire, hanyuma tuzabe turi kumwe nawe ubutaha. Gusa twazanye n'undi mugabo ribuze gutangira tubwira amazina ye. Uratangira twibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ntezimana Sylvain. Sylvain, amakuru yawe? Makuru ni meza. Hanyuma Sylvain aba mu gihugu cya South Korea cyangwa se muri Korea y'Amajyepfo. Uribuze gutangira tubwira umaze igihe kingana gute muri Korea? Muri Korea ubu maze imyaka 6. Imyaka 6 ko ari myinshi. Ndagerageje. Yes, hanyuma mu myaka 6 haba harimo challenge nyinshi, haba harimo ibintu byinshi umuntu yandanyuzemo, haba harimo fight zitandukanye. Ndagize kutusangizaho gatoya. How was that journey? Urwo rugendo rw'iyo myaka yose. Mu minsi yashize nabonye wanakoze graduation. Congratulations. Tubwireho gato. Urugendo rwo muri Korea ni urugendo rurerure. Gusa ariko urugendo rwose rw'ubuzima rugira ibyiza n'ibibi. Muri ibyo byiza rero nuko nabashije kugera hano, nkabasha kubona uburezi numva nifuza buri kuri standard nifuza. Hanyuma ikirenzeho icyo kandi nanone nuko harimo n'izindi some opportunities nagiye mbasha kubonera hano, harimo no kumenyana nawe kuko twahuriye hano. Yeah, of course. No kumenyana n'abandi bantu bashyashya. Challenges rero zabonetsemo nuko wenda nk'umuntu usanzwe umenyereye ubuzima bw'iwacu hari uko hano bugutonda bitewe na environment y'abantu, ukuntu abantu bakwakira, ukuntu wisanga muri societe, ukuntu basha kubasha nyine guhuza n'abantu mu buryo busanzwe nk'ubw'iwacu biragoye cyane. Ku rwego rw'uko wisanga igihe kinini cyane uri wenyine. Bituma kenshi abantu benshi bashobora kugira ama depression, abantu benshi bashobora kugira kwigunga gukabije. Yego, niyo challenge naje kubonamo gusa. Hanyuma uraza kutubwira ikintu cyiza wabonye ukigera muri Korea ukavuga wow, this is good for me. Byose byari kimwe cyonyine. Kimwe ntago jya waretse nkavuga bibiri. Okay, bibiri nta kibazo. Icyambere transportation yaho. Yego. It's very good. Cyo ni icyambere. Cya kabiri. Icya kabiri access to internet. Hanyuma ikindi mu byo nababwira nuko yakoze graduation mu bijyanye na music. Uraza kutubwira muri music wize niki wi specialije, niki kiri main, wavuze uti this is my thing. Muri music rero kubera ko naje nkora kuri buri kimwe, ariko navuga ngo nacurangaga buri kimwe, byose narabicurangaga, ariko hari icyo nakundaga cyane kuruta ibindi. Nakundaga gitari ya bass. Rero ngeze na hano nakomeje kwispecializa kuri bass. Ndumucuranzi wa gitari ya bass, ariko bidakuyeho ko n'ibindi byose nshobora kubicuranga. Hanyuma rero uraza kutubwira abantu benshi baravuga ngo iyo ugiye muri Korea, mostly ku bantu njya mbona bajya banyandikira bambwira brother dushaka kujya muri Korea, life is good there. Nyine ukabona bari very interested cyane. Gira icyo ubwira abo bantu. Nawe nti welcome. Oya, kubera ko njye ntabwo navuga ngo you're welcome, kubera icyambere kiba gihari nuko we have to learn to work hard. Tugomba kwiga gukora cyane, kubera yuko mu Rwanda nimba utarakoraga cyane i Kigali, don't think ko nuza muri Korea uzabona amafaranga utakoze cyane. Simply ikintu umuntu agomba kuza navuga, niba wumva ushaka kuza hano, menya ko you gonna work cyane. Tell your body and your heart and everything in you that you're gonna work. Muri make ubwira umutima wawe, ubwira umubiri wawe ugomba gukora cyane. Kimwe nakubwira nuko ubuzima
birakunda ariko kandi nanone bigusaba gukora cyane, yego bigusaba gukora utikoresheje. Of course umuntu ukoresha waba yapanze ibyo ukora, gusa reka tukubwire ngo kuri iyi platform yacu tuzajya tubiganiraho, tugane n'abantu batandukanye baduhe challenges bagiye bahura nazo uko bazitsinze. Wenda nkawe wari utubwiye ngo kimwe mu bintu byakugoye ni ukwisanga uri wenyine nta bandi bantu bahari. Tubwire ubwo buzima bwo gusanga uri wenyine, uvuye mu Rwanda ahantu wabonaga inshuti, abajama n'abajamante, mugana abantu bajya bavuga gutyo, nyine ahantu hari ba bantu benshi, ugeze ahandi hantu nta muntu n'umwe uhari, uri wenyine. Ibyo bintu wabashe kubitsinda gute? Wabanye nabyo gute? Wabirwanyije gute? Wakoze iki kugira ibyo bintu ubashe kubivamo? nkigera no muri Korea mu kigo nigagamo, ntago yari njye mwirabura gusa urimo, cyangwa se ntago ari nanjye munyarwanda. Nabanje kuhasanga abandi bantu bane twaturutse ku kigo kimwe. Ahubwo we warubaye. Hanyuma abo bane bose bari bandi imbere y'imyaka myinshi, muri make barandobesheje kuko nasanze twari dufite porogaramu yitwa GCL, ni Global Leaders Community, ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bari kumvuga. Hanyuma harimo abantu benshi batandukanye, hari mu Mugande, Tanzania, South Africa, Lesotho, Mexique, Nepal, abantu nk'abo ngabo, ariko bose bari bandiye imbere. Ahubwo wambaza uti nyuma y'uko bagiye byagenze biti? Ni ukuvuga wowe waraje bo bahita basoza kwiga baragenda. Yego, naje nsanga ari groupe nini, dufite ama activity menshi, nkisanga nyine still ndacyafite inshuti, ndajya hanze n'inshuti, ku mugoroba ndasangira n'abantu. Then habanza kugenda bamwe, dusigara turi bake, mbona n'abandi baragiye. Noneho shiduka n'abari umumeti nagiraga w'umunyarwanda nawe waragiye. Nisanga noneho ndi kubana n'umurumeti w'umukoreya. Urabyuka nta mwaramutse, uranamusuza akakwihorera. So wabaje rero kubyo vakaminga gute cyangwa se kubitsinda? Ntago navuga ngo narabyo vakaminze cyangwa ntago nabitsinze, ahubwo still ndacyari muri icyo kintu, n'ubu kiracyangora kubera ko namaze imyaka muri 6 mamaze imyaka 4 ndi njyenyine, mba njyenyine. Nabo barumetse abakoreya bagezeho ntibongera kugaruka, ntibongera kubampa, sigara mba njyenyine mu cyumba. None ahubwo nisanze none ahubwo ngomba gushaka inshuti z'abakoreya, kandi nazo ziragoye kuzibona, cyane cyane mu rubyiruko, abanyeshuri. Nyuma y'ishuri n'akabari. Oh my god. Ku muntu utanywa inzoga rero ntago wagira inshuti. Ka break time wabona ko mu ishuri no kujya kunywa itabi. Wakora iki se? Ntago ushobora kubitsinda. Still feel lonely. Still nyine n'ubu ngubu sinzi niba ugibona, ntago ngira communication nyinshi. Ari no na WhatsApp, hari n'igihe mbyuka nkumva nayikuraho, nayo nkayikuraho. Ubusanzwe nta WhatsApp ngira ubuzima busanzwe. Nase ubwo nk'abantu bari inshuti zabo bo muri mu Rwanda, uvugana nabo gute, communicating gute n'abantu bo muri Afrika? Birangora cyane ubwo udakoresha Instagram, sometimes ntago tuvugana. Nise nk'umubyeyi umuvugana gute? Umubyeyi iyo nshaka WhatsApp nyishyiraho nkamuvugisha ngatanyikura. Urumva ko ibyo bintu byaranshotse cyane, binsunikira mu gakona ko kuba njyenyine. Nkumva noneho bikagira n'ahantu numva noneho n'umuntu anyandikira nkumva ari kumbangamira, kubera ko maze kwiyadabutsa ku buzima bwo kubaho. Noneho mfite ikibazo cy'amatsiko, ndagenda byova kandi gato. Ikibazo wenda ntago ndi bujye muri private life yawe cyane. None se uri umusore, ubwonko bw'iyo hajemo ibyo kuvugana n'abakobwa cyangwa se tuvuge kudatinga, cyangwa se umukobwa nyine kuvuga ngo ushaka wenda umukobwa mukundana, tuzi neza ko twese umuntu w'umusore abakeneye umukobwa bavugana, wenda bakundana, Imana yabigenza neza bakazanashinga urugo. How about that part? Kubera yuko misengera amatsiko, urumva communication twebwe tuzi ko by'umwihariko abantu b'i Kigali, tuzi ko abantu b'i Kigali telefone, WhatsApp, Instagram, Messenger, abantu bose babaga bari update cyane. Kuryo
ngewe nakuyeho WhatsApp yanjye yo mu Rwanda nyikuraho gusa amasaha 3 abana bamerera nabi cyane abantu gusa wenda nyikoresha no mu kazi kuko imfasha kubona abantu dukorana mu kazi urumva kuko ngiye nkora business connecting n'abantu bo mu Rwanda nkora nyine ndi update cyane so ariko nyine mise nibaza kuri yo part utubwira bya kuri yo part byagenze gute cyangwa se wabigenje gute iyo part rero ntabwo nzi ko ndibuze kwivuga gusa ariko amahirwe nagize hari umuntu nzi for 12 years now twabanye na 14 rero nkigera hano muri ibyo bintu byose uyu cyagera byari bimeze neza Facebook yanjye ari very active ariko rero naje kwiboroka ndayifunga imara nk'imyaka 2 itari active kubera ko nyine nagezaho noneho ndavuga nti ibi ntabwo biri guhura twebwe hano ubu ngubu turisanga he honisa mu gitondo mukayenda bangiye kuryama ugasanga nyine ntago mushobora guhuza none ikindi kintu buriya kubura ahantu runaka umuntu ntago mubona nibyo murakundana ariko nyine bikagorana ariko for the grace of the Lord ari umuntu twamenyanye iyo myaka hanyuma twagiye muri long distance still now tumaranye almost 5 years none se murakundana ni byiza aba mu Rwanda uba muri Korea nta WhatsApp ukoresha mukoreshe communication ubu nta telefone mfite ariko inabaga mfite igena mfite iPhone tukakoreshaga FaceTime cyangwa se tugakoresha Instagram ubu ngubu muvugana gute koresha Instagram mostly ariko uratubwira nta telefone ufite kandi iyo mfite ntago ari iPhone ndavuga mfite iPhone tuvuge telefone yawe nko muri iyo myaka 2 mutavuganaga byagenze gute twavuganaga kuri hari igihe nakoresheje WhatsApp nawe icyo gihe nawe ntabwo yari mu Rwanda urumva byari bihuye twese nawe yarafite nawe yabaga mu kindi gihugu amara y'imyaka 2 nakoreshaga WhatsApp ariko nza kubona mbona birantesha umutwe mu kanya umuntu araguhamagaye undi muntu araguhamagaye nkumva rumwe biramboha bitamo kwikuraho ariko we nkamusigira uburyo dushobora kuvugana nkaba namuhereza wa Instagram ni private nimba waramubuze umenye ko afite another way of communication ukundi kuna communicating n'abantu be so okay ufite uburyo ucommunicating nawe sibyo ariko abandi bantu wakatinze uburyo bwa communication niye challenge niye mpamvu yatumye uvuga uti I don't need to talk to a lot of people the reason is kubera bwa buzima nakubwiye bwo kumenyera gukoresha gukuba wenyine ugeraho kuganira n'abantu kumva muri Korea twavuze bwa buzima bw'abantu muri Korea yego ugeraho kumva abantu kukuvugisha cyane kumva ariko ko boring kubera ko namenyereye ko niba njye nyine nkamenyera ko nta wundi muntu ushobora kunyandikira nta muntu ushobora guhura nta muntu ushobora kugira ikintu kimwe duhuriraho nkumva just nyine ndashaka just kuba ndi njyenyine nkumva wimbaza ibintu byinshi urumva hari ukuntu umuntu akwandikira hashize nk'imisi amuvugisha ngo sha waranyanze nkatavuga ni narakwanze nkumva nyine icyo kibazo kukimbaza why ukimbaza nkande nkanga rero avoidinga izo nkanga guhura n'ibyo bintu by'izo ntambara nkahita mukwireka tuvuge izo ntambara you tried like urazitsinda wenda izindi nazo ziragutsinda hanyuma ukoze ubayeho bwa buzima communicating n'abantu wowe ushaka ubwo bivuze wowe abo ushaka niwo mwabasha kuvugana hanyuma urangiza kwiga ubona akazi njya mbona kuri TikTok nabonye ariho buri live kuri TikTok hanyuma tubwire ubwo byagenze gute kugira ufate umwanzuro ubwite rero noneho initiative ngiye gukora I have work nkoresha ururimi rw'abakoreya igikoreya wenda ngewe icyanjye ndi mukeya ariko ukoresheje igikoreya wa interrupting n'abakoreya ukora
kuri social media platforms zawe ukoze TikTok ugiye nabonye ufiteho n'abantu benshi muvugana ubabwira ubereka uburyo buri gukora akazi tubwire ibyo byaje gute why wahise utekereza you don't need to communicate with people with a lot of people ariko ubu ugiye communicating n'abantu binyuze muri TikTok why then how that come that's when ibyo biraje kubera ko nabaga ndi gukora ndi njyenyine yego noneho ariko nanone nkavuga nti narahindutse kubera ko ubusanzwe ngenda umuntu ukunda abantu nkunda kuganira n'abantu nkunda hano hari abantu ku buryo iyo abanyeshuri bataga muri vacances numvaga mbabaye nkavuga ntabwo nzongera kubona abantu bacaho nkumva birambabaje just mbabone bacaho ariko nubwo tutavugana hanyuma rero ndicara ndavuga nti se ubundi ko nta kintu mba ndi gukora ko cyundi ntashyiraho TikTok ndagafungura gutyo nishyira akavideo ka mbere mbona abantu barisutse ndavuga nako nyambona n'abantu bagera yifu nanjye njyaho gutyo ariko niba ugiye unabireba ntabwo nshobora kuzamura abantu ko nkore pano nganire n'abantu why ntabwo uzi icyo navuga ntabwo uzi icyo wavuga kandi abo bantu uri kubaganiriza ubaha ndi njyenyine ubaha umunezero ubashimisha ndi njyenyine navuga ariko hari undi muntu turi kuvugana burangira akageso iyo abantu babiri bari kuganira ndaceceka nkunda kumva rero nkanga ko ndi buzamura umuntu ikiganiro kikabura ariko so sinzi wenda uzabirebeho nabyo uzabikoreho gusa Imana iguha inzira runaka ukoresha biba byiza kubikora urugero ndibuze kuguha ngiye nkora ntangira gukora YouTube uyu munsi mfite aba subscribers 2,250 barenga so ntangira gukora YouTube hari nk'inshuti zanjye twahuraga bakambwira atari ko se byishimo why kwera icyo bintu uri kubikora hari n'abantu wenda papa wanjye icyo gihe yari agihari hari abantu bigeze kuza mu rugo babwira papa ngo ariko se ngo uyu mwana urabona atarakunaniye tiri gute uyu mwana yagiye mu bintu bya radio ajya kuvuga kuri radio abantu bajya muri ibyo bintu ntibiba byaranze icyo gihe hari muri 2013 iri kurangira tujya muri 2014 ibyo bintu nabibitse ku mutima ariko nyine abantu baravugaga bati this guy is crazy icyo gihe abantu benshi ntabwo bari babyumvaga nyuma yaho hashize nk'imyaka ingahe nkora YouTube abantu batangira kuvuga why kose koko wabuze icyo ukora kugira ngo ujye kuri YouTube ariko igihe kigeze abantu bamenye ko zitangira kuzana amafaranga batangira kumbwira ngo nukuri ngo dufashe twereke inzira how can we do it bandi bagura amakamera batangira kumbwira ngo igisha abana bacu dufashiriza abangaba ntago bafite imirimo kubera iki bari bamaze kubona yuko ya platform ishobora kuzana akantu ariko mva so icyo nari nshatse kukubwira niki nimba hari platform Imana iguhaye cyangwa se hari inzira Imana iguciriye ukaba uyu munsi uri kubona wowe kuri TikTok uri kubona abantu uri kubona abantu you can use it it's change it's another way Imana yakoresha ikakublessinga you don't know how Imana ikora kuko ngiye nizera ko Imana ikorera mu nzira zitandukanye ubuzima bwacu bwa buri munsi burimo ibitangaza byinshi by'Imana niyo mpamvu njye mvuga ngo ntabwo njya ni mvuga ngo ibi byakwanga uyu munsi nkora business ngurisha imodoka abantu bampa amafaranga nkabagura imodoka nkazibohereza mu Rwanda ariko njya mvuga ni na business nayireka n'ikindi kintu nagikora ariko kimwe mu byo nabonye ahantu Imana iguhaye habe neza ora neza muri iyo field urimo ebana imigisha y'Imana ntabwo uzabona aho uyikwiza so far nakubwira ngo ibintu birakunda hamwe n'Imana cyane so hanyuma ku bantu badukurikiye tuzakomeza kugenda tuganira araza kuduha message aduha ubutumwa ubundi tuze gusoza tuzakomerezeho ubutaha yego message natanga nuko ntimuzamere nkanjye ntimuzakuraho communication n'abantu ngo bababure burundu kubera ko nubwo bimeze bityo njya ngerageza kubishaka ngo bisubirane bikanga
kuko hari nk'abantu banyandikira sha bakavuga cyangwa waratwanze nkavuga nti gwari uyu munsi mugiye kumbona ngiye kuzajya mbahamagara mbandikire nkaheruka mbivugira aho ngaho imbaraga zo kubikora zikabona so ntimuzabe nkawe mujye mu communicatinga, keep your communication aho ugiye hose, aho Imana iguteje imbere, igihugu cyose ugezemo, komeza uganire n'abantu, uvugane n'abantu mwavuganaga, kuko Imana ifite inzira nyinshi nawe yakunyuramo ukablessinga wa muntu ukamuhindurira ubuzima. Why not? Akandi kantu, abantu mugifite abantu mushobora guhura, especially imiryango, enjoy it. Yeah, sure, for sure. Because the time uzajya ahantu runaka udashobora kubabona byihuse, time uzajya ahantu uzasanga uri wenyine, uba mu nzu ya wenyine, nta wundi muntu muvugana, ku bantu mudahuje ururimi, mudahuje imico, uzabakumbura kandi cyane. Njye nakubwira niba bafite, just enjoy them, banezererwe kandi bishimire kuba uri kubana nabo igihe cyose. Yes, hanyuma reka tubashimire. Hari abantu banyandikiye benshi bambwira ngo tuzababwire kuri love story yacu, ariko madamu ntago yabonetse kandi niwe twari gutangirana uyu munsi, ariko I promise next time azaba hari, tuzaganira ku bantu bifuje kumubaza ibibazo byinshi by'umwanyandikiye byose narabibitse. Naboneka abana show yindi kurikira niwe tuzaba turi kumwe, tuzaganira, azatuganiza, azabasubiza ibyo bibazo byose mwambajije byose. Nawe niba wifuza kugira ikindi kintu mubazo unyandikire, byose tuzabihuriza hamwe. Reka dushimire Sylvain, niwe uba wadufashije kugira ngo amajwi abe neza, adufasha akaturikodingira amajwi, adufasha connecting ibyuma byose. Reka tugushimire, tukubwira ngo God bless you so much. Hanyuma ku muntu nawe wifuza gukora podcast uri muri South Korea, uzamunyureho, tuzabashiraho contact ze, azajya gufasha kugira ngo ubashe kugenda neza. Ciao, God bless you.